nawe ababyitsa do kuma ntanambwire dona yanabiteguye yabishyize ku meza reka nze nkabasha akora n'uburyo nkakumva inayafumanda sosoma ariko akagasenzi ntikananta inzara kuko muheshi jagasha Yesu kinaryoshye rero kuko ndakikirimo shaka ariko abantu baba bamagariza isaha nabo nibere ku gikoma cyanjye n'abandi. Halo sawa musaza narindi mu rugo mu kanya gato naringiye kugenda ariko ntacyo mwagera sawa Jesus is Lord. Karimo karangiriza Salama Jay. Salam. Yo hari bisi nyinshi kabisa. Salama sha. Asowe turakomanga wari uryamye bari kugira gute? Nari ndyamye. Sawa. Sanago. Muba mumamagaye mutane guze dore. Sha ntago ari ngombwa ko dora twiteguye. Aho bundi se. Jay. Shaka tugukumbere nkaho yose rero. Nkumumba ariko urabyari byiza ko mumamagara nkabitegura. Ariko twagerega singombwa ntabwo tugombera byinshi. Ngurire gutugaburira utugira gute na gute gusa mu rugo ngurwo ntabwo wajyabonamo na kimwe rwase nawe jyawe ko dupfa gasore. Ariko bura rero nabonye munzi ariko ni wowe nzi wingu yamvuze wabara mumbwe yose. Fine. Nagira ifite nkawe sinze kweka nk'abastari nk'aba ngabo. Uyu mubyeyi ntabwo namumenye uyu sinamumenye. Uranishere wanje. Jay, ntabwo arunze. Ntabwo nabimuzi. Ntabwo se ninda ukubwiye ko nitwa Jay. Ko Jay ntabwo arunze. Ntabwo nabimuzi. Uriya ni umugabo wanjye kuki atakumbwiye shiri kuki utari waramubwiye Bashiri, Jay rero mbakunze mukora surprise umunsi umwe ntaza kumwereka umuntu akataraboneka. Wow. Uyu niwo munsi rero nanjye mbishyize mu bikorwa. Nje kumwereka shiri wanje. Jay mbonye wishimye. Mbega ibintu byiza. Ndabona mwana nabyaye sha. Mungu wacu. Sura namabasha. Aya ngityo rwose ahubwo nawe ugira urongore dore maze abona kugira mukanshakira umukobwa dore ubungubu neza nta mugore ubungubu nabuze inshuti kabisa. Ayo musani wanje rero niba undi mvukinga uyu niwe use namwita nkandira ko mbona mfasha muri byose. Ya mu muziki ya muri sinema haramfasha rwose.
kabisa kabisa nanjye nukugira mukangira n'umusitari nka umusitari kabisa nanjye abantu bakajya bambona ku mateleviziyo ahantu hose ahubwo rero wenda bizu umwagahiye reka nze ngo rero gira uturebere rwose arimo agakize nakanza narimo yanze gukunda nawe ndabizi sha ndabizi rwose we ntabwo ujyana n'ibihenze ntubizi se ndakuzi wowe uri umuntu w'umuji kuva na kera urabizi ngewe ndihasha icyo kiba ko murakirenzira ikintu umunsi tuza kukiva imbere sha iyo ndayikuta dore ndakubwiye noneho ngo abantu baranywa shaka narimaranye iminsi gusa inzoga kuva na kera ruswa nse n'imwe ya Stone G ndiyumva rwose ikiyoga kirarenze ikiyoga kirahenze okay sha dusukiremo turebe ko twakwica icyaka niko bimeze ushaka ko muvuye nta mukuri rero biragaragara wowe ujye wiri gushyiramo nyinshi rega inzoga urasugira ngo ucizemo nyinshi oya njye ntabwo nywa inzoga ntabwo ajya mu nzoga ahubwo mushatse mwandebera ikintu nk'igikoma kugira ngo mbone amashereka ahangaha nta gikoma duteka kuko nta bana tugira bo kukinywa ntabo kabisa nakundi mwinjiye njyewe ndihangana gusa ntibigaragara nabi oya nta kibazo ntabwo bigaragara nabi siba guha amazi basi amazi yo arahari ariko igikoma reka muri uru rugo nta nubwo twigeze tugiteka kabisa asiguma n'ibintu igikoma ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi ni igikoma kigira umuntu neza ni ukuri rwose amazi ngaya nazanye unyoterwa urakoze cyane aho ngaho kumureba umuti kabisa aho ubundi wihangane waje mu rugo utagira igikoma nyine ndabizi sheri ku basore nk'aba ngaba bikundira iby'amayoga abantu bose ni bateri ariko baba bateri nta kibazo rwose ku buzima bwacu Jay ku buzima bwacu nawe ku buzima bwacu sheri wanyine mwibagiwe rwose naho ubundi se naho ubundi nari ndangana ndimo nikira amakarita urabizi ko amakarita kuyakina ari ibintu byanjye kuva na kera mva nkunda ikarita wese ko nagutsinda sana dukina uw'abana izana ndabacangira ahubwo njye iyi nzoga rwose yo irabaye ya okay twigabanye ibikundanye bijya biraryana babivuze ukuri kabasangiresha inzoga rwose iramanuka ukumva neza mu hose kugenda yoza ntabwo nta n'urwazi herukaga izi nzoga ngiye buriya rero ngo ntibankunde iyi nzoga ni iya mbere rwose nakundi se hajya hatawe umutima brother wabonye abashyitsi sister nabonye abashyitsi ahubwo basura kwihuta cyane ku ishuri nakerewe brother igikoma cyagira kinyweye igikoma koko igikoma sari none si ijagi igera mwanga gute igikoma sari ubu ngiye kujya ku ishuri ntamwe igikoma we nta igikoma gihari usanzwe hari igikoma gihari mva n'ukuntu namwatse igikoma mana ijagi igikoma wajya umbabarira kuko sikora nawe mwajya ni filime muri gukina njyewe ibintu by'ibikoma nabura ntabwo nari mbizi wasanga ari abana banga mu gipangu baje bakakinywera ahangaha igikoma akambwira ko nta bikoma bateka hano hataba abana yesu umuntu w'umugabo we yanayikombye yewe wowe do sawa sister gira amahoro yihangane nanjye nihanganye bampaye sister we boneje abantu nawe sister wimumoma igikoma kandi wewe oya urugo rwose n'inzoga zawe zisigarane rwose wimumoma igikoma kugira ngo ubashe gukina umva inzoga zawe zisigarane abo ngenda njya n'umuntu w'igikoma mbese bigeze gute akase gahindura yoga byawe ntabwo uragiye kwebwiye gutyo ni ibikoma bora byabagenzaga disi ndababonye kandi nywera inzoga yanjye ndihorere sha